buri musore wese arota kugira umukobwa mwiza kandi umukunda by'ukuri. Ariko se waba uzi ko hari abashobora kukubeshya urukundo just ari ukugukina kugeza aho bagutera n'icyo bita depression, bagamije inyungu zabo gusa bwite, ari ukugira ngo bakonke cyangwa se bagire icyo bagukuraho, gusa wowe just ukaba utapfa kubimenya, nyuma na nyuma waza kubimenya ugasanga wabimenye igihe cyararenze. Bimwe biroroshye kubibonesha amaso, ariko just n'ubundi baravuga ngo urukundo ni impumyi, kuko umuntu iyo yamaze kugufatisha none uri umuhungu kugira ngo ubashe kubona ko akubeshya biba bikugoye. Ariko ibindi bisaba kwitonda ndetse no gutega amatwi, just ukaba focus ukamenya si umuntu yitwara gute, ndetse ukaba wamenya umuntu ukubeshya cyangwa se umuntu ugushyira mu rukundo rwa manuma. Ese umukobwa mukundana aragukunda by'ukuri, cyangwa se umukobwa ubona akwereka urukundo koko aragukunda, cyangwa finally azagutera depression itazakuva mu mutima, cyangwa icyuho kitazava mu mutima wawe. Amagambo aryoshye akubwira se cyangwa ibyo akuvugaho, uko muvugana uko muganira, kuko ni iby'ukuri cyangwa n'urushuko ni ukuguma amaso. Aka kandi tugiye kurebana ibimenyetso bya danje kandi biremere bishobora kukwereka ko ushobora kuba uri mu rukundo rutari urwa nyarwo, just uri mu rukundo rwa manumwa bari kugukinira ku mutima wawe, kandi bizarangira nabi cyangwa se bizarangira ugize depression iteye ubwoba. Yani yari umusore utuje wakundaga uwo bita Karine, urukundo ruhebuje cyane, kandi uwo musore yari afite urukundo kabisa, afite buri kintu cyose umukobwa yamukundira. Kandi yari yaramukunze imyaka igera kuri 3 yose, amuha byose afite, igihe cye, urukundo rwe ndetse n'umutima we wose, yewe n'ayo mafaranga abakobwa baba bakeneye we yarayamuhaga uko bishoboka. Uwo Karine yari umukobwa mwiza ugira urugwiro, ariko hari ikintu kitari cyoroshye kumenya kuri we, just kwa kundi ubona umuntu afite ikintu utari kubasha kumenya wogwana. Amagambo ye meza n'ibikorwa bye ntibyaburaga kuri Liliane, kandi yahoraga amugaragariza urukundo, avuga utugambo turyoshye ku buryo buri musore wese yahita abasha kugwa mu rukundo rw'uwo mukobwa. Liliane yari azi ko Karine amukunda by'ukuri, yewe kurenza na nyina wamubyaye, byibuze nuko yamwibwiraga cyangwa uko yamwitwaragaho byari byaramurenze, avuga ngo uyu muntu kabisa arankunda. Yari yaramwizeye bishoboka, nubwo rimwe na rimwe hari ibintu yabonaga bisa nk'ibitagenda neza mu kuntu nk'uko twabibonye, ariko hari igihe yamuhamagaraga Karine akavuga ko ahuze, ariko nyuma nyine akamubona kuri Instagram just muri ako kanya bavuganye, avuga ko ahuze cyangwa se atari kuboneka, ari ahantu heza ari kumwe n'abandi bantu, bigaragara ko yari yishimye, yewe n'abandi basore. Igihe kimwe yamubazaga ati se Karine ko nkunda kukuhamagara ngakubura, cyangwa se akavuga ngo ntago ko buri gihe cyose umuntu yaba afite umwanya, kandi hari n'ibindi bintu biyana umuntu aba agomba gukora. Kandi Liliane niwanyekaho ikintu nk'icyo kandi cyangwa ikintu kibi cy'uko nakubabaza, Liliane ni we rukundo rwanjye rwonyine, nta wundi muntu nashyira mu rukundo rwanjye. Umva Karine, Liliane yaragiye aramwizera bishoboka ku rwego ruri hejuru, yagize icyizere cyo gukunda nyine, yumva ko ari we agihare kandi nta wundi muntu azigera ashyira mu mutima we. Yagize icyizere cy'uko ari we Karine ahisemo kugeza iherezo, nubwo umutima we wamusabaga kugira amakenga, kwa kundi nyine uba ugomba kubaho nyine ugira amakenga ku bintu ibyo ari byo byose kugira ngo utazagira akababaro gakabije. Igihe kimwe cyarageze Liliane afata umwanzuro ukomeye cyane, yashakaga kwereka ko Karine ko ari urukundo rwe rw'ukuri kandi nta wundi muntu yiteze kuzakunda mu buzima bwe. Yaguze impeta y'agaciro gakomeye cyane, ateganya kumwambika impeta y'urukundo, yiteguye byose kandi yiteguye ibintu byose bazacanamo we na Karine ko bazabinyuramo neza. Ajya ahantu haryoshye, amujyana ahantu heza, ifunguro ryiza ndetse n'akarabo k'amaroza keza gatukura ku buryo kakurura umuntu uwo ari we wese. Yarimo agerageza ko Karine nyine yamukunda cyangwa se yamubwiza ukuri. Ubwo aratangira ahamagara Karine, ariko iminota igenda ishira, amasaha agenda ashira atari gufata telefone, amasaha agenda aricuma, gusa Karine aramutengwa kaye bari barapanze gahunda y'igihe kirekire ntiyigeze aza. Nyuma y'igihe yarongera agerageza kugumya kumuhamagara, telefone igeraho irazima ya Karine ataramufata, kugeza aho yasa telefone yavuyeho, gusa we aragumya aragerageza avuga ngo basi ari buze kumfata. Ako kanya abona ko nyine ibyarimo nyine ari uguta umwanya, umutima we waratangiye nyine urasimbuka vuba vuba, asa nk'uguye nyine igikuba, nyine yumva araremerewe, icyizere cye kiragabanuka cy'uko ako kanya arimo uwo ategereje ari buhagere.
Bidatinze yagize igitekerezo cyo kureba kuri za mbuga za Karine ya Instagram, Facebook, ariho naho nyine yabonye ibintu byose cyangwa se ariho yahise afatira ibisubizo byose by'ako kanya, ukuntu abona yishwe urw'agashinyaguro cyangwa se ukuntu abona yababajwe urw'agashinyaguro. Karine ako kanya yari ahantu heza, yambaye neza, ariko si yari wenyine. Hari undi musore wari umufashe ukuboko amusomye ku itama, ku ifoto handitseho tags cyangwa se hari ijambo ryanditseho ngo ndagukunda cyane sheri. Niyo magambo yari yanditse ku ifoto. Diana ako kanya yabonye isi yose ise izenguruka cyangwa se isi nk'imugwaho, yumva ko ibintu byose yari arimo byari manuma, tayari depression twavugaga iratangiye. Ibyo yari afite byose, ibyiringiro, urukundo, inzozi zazaza, byahise bihinduka umuhoyonga mu kanya gato nk'ako guhumbya, nta n'umunsi n'umwe uciyemo. Iryo joro yicaye wenyine, impeta mu ntoki, amarira menshi mu maso atemba ku matama, maze yumva ko atari urukundo yarwaniraga, ahubwo yari inzozi zitashobokaga kugeraho. Ako kanya yarwaye depression kugeza ngo na n'ubu ntiyigeze agira undi muntu ashyira mu mutima we, bitewe ko yashyize icyuho cyangwa se yagize igikomere gikomeye ku mutima we bitewe n'ibi bintu uyu mukobwa Karine yamukoreye. Iyi yari inkuru yari ari kwerekana cyangwa se uburyo urukundo yagiye mu rukundo manuma, atazi ko nyine bari kumukina ku rukundo cyangwa se bafite ibintu bari kumushakaho atari urukundo bamufitiye. Niyo mpamvu tugiye kureba aka kanya ibintu byose umukobwa yakora byaba bigaragaza ko nta rukundo rumurimo cyangwa se urukundo afite ari manuma, cyangwa nta kintu na kimwe agufitemo nk'amarangamutima, ahubwo ari ikintu agushakaho, just nta kintu na kimwe azakumarira. Gusa mbere yuko dukomeza meza ko wakoze subscribe, like kuri iyi video ni ingenzi. Reka dutangire. Umukobwa ufite urukundo rwa manuma cyangwa se umukobwa ufite kuzakubabaza hazaza, akazagutera depression, dore ibintu bimuranga cyangwa se ibintu akora wowe utapfa guhita ubona ako kanya, just kwa kundi bavuga ngo urukundo ni imubi. Ikintu cya mbere, najya kwereka ko yishimira kuba hamwe nawe, gusa abasha kubisha ndetse akabitsikamira ku buryo utabasha kubimenya. Iyo umukobwa agukunda by'ukuri, ahora yishimira kukubona ndetse no kugira ibihe byiza ari kumwe nawe, yishimanye nawe, just nyine ari kumwe nawe muri ako kanya ko kwishima. Ariko niba ahora akurushya, yitwaza impamvu zidashira zo kutaboneka, cyangwa se akagaragaza ko adafite umwanya cyangwa se adafite amatsiko yo kuba ari kumwe ahantu hamwe nawe, bishobora kuba ari impamvu igaragaza ko nta marangamutima ya nyayo agufite. Just ugomba guhita ubimenya ndetse ukahita ureba icyo wakora. Yewe n'umuhungu nawe ashaka kubikora gutya. Niyo mpamvu uba ugomba kuba nk'uri ku mpande zombi, gusa ukamenya ko umuntu utagukunda nyine agaragaza ibi bintu bimenyetso. Nimba akwereka ko agukunze cyangwa se ari kuvuga ko agukunze just ku magambo gusa, ugahita umenya ko ari urukundo rwa manuma. Igihe kimwe na kimwe ruzagutera depression idasanzwe, kandi ugomba kwita wirinda. Ikintu cya kabiri kigaragaza ko urwo rukundo atari urwanya rwo cyangwa se akubeshya, ibikorwa bye bihabanye kure cyane n'amagambo ye akunda kuvuga. Ashobora kukubwira ko agukunda, ariko ibikorwa bye bikavuguruzanya n'ibyo avuga cyangwa se n'ibyo akora. Urugero, niba agira ati uri uw'agaciro kuri njyewe, ariko ntashaka kukwitaho cyane cyangwa se aguhe igihe cye gihagije, cyangwa se ahore nyine ukabona ahora gusuzugura, cyangwa se niyo atagusuzugura ariko just akora ibintu bisa nk'aho ari agasuzuguro, ariko akabihisha cyangwa se akabizibaho icyo ku buryo wowe utapfa kumenya ko ari agasuzuguro. Iki ni ikindi kimenyetso kigaragaza ko urwo rukundo ari manuma. Gira wiruke cyangwa se gira usobanukirwe, utazagira iyo depression twahoze kare tuvuga. Ikintu cya gatatu, nta ntego ifatika aba afite ku mubano cyangwa se ku rukundo rwanyu, yaba intego y'ahazaza cyangwa se intego ya mukanya, just nko kugira gahunda ifatika, gukora ibintu nyine ubona biri kubaka urukundo kugira ngo rwidevelope kandi rubashe gukomera. Just urukundo ni ikintu nyine uba ugomba guhora wubakira cyangwa se ugomba guhora usanasana kugira ngo kidasenyuka. Umuntu ugukunda by'ukuri ahora afite icyerekezo ku mubano wanyu, waba ari umubano nyine utazarangira cyangwa se umubano ugira ngo ahazaza muzabe mukiri kumwe, ahora afite wenda just twavuga ngo ahora ashyira itafari ku mubano wanyu, nyine just mwashwana cyangwa se mwagira ikintu kibi ukabona nyine we ari guhora asigasira ko umubano wanyu ari cyo kintu cya mbere. Ushobora gushwana n'umuntu cyangwa se ukagirana ikibazo n'umuntu, ukahita ubona we nta nubwo ashaka kugira ngo mwegerane mukemure ibibazo, aragira ngo akanya cyangwa se impamvu yo gukemura ibibazo ayigushyiriye mu biganza byawe, wowe aba ari wowe ushaka uburyo mwakemura ibibazo. Muri make ntabwo abazi kubaka urukundo kugira ngo mu gihe urukundo rufite icyerekezo.
ariko niba umubajije ibijyanye n'ahazaza hanyu mu gihe atagukunda, azirinda kuguha ibisubizo bifatika cyangwa se wumve nta nubwo ashaka ko mubivugaho, just ashaka guhindura ikiganiro mu kuntu runaka utabasha guhita umenya, cyangwa se akanakubwira ngo reka tubihe ubu ngubu cyangwa tubeho ubu ngubu, ahazaza n'Imana cyangwa se iby'ahazaza nyine ni Imana ibigena. Ibyo ni ibimenyetso agenda agaragaza bishobora gusobanura ko atakwiyumvamo nk'umuntu w'ukuri cyangwa se just atagufiteho intego y'ahazaza. Ikintu cya kane, akubeshya kenshi cyangwa se navuga ukuri kose mu gihe muri kuganira, nyine ubona ari ibintu ari kugenda zimiza miramira ku buryo utabasha just guhita ubikavaringa cyangwa se tubimenya ngo wagwana, ariko kuko nyine aba yaragushyize mu rukundo muri ya minsi ya mbere akuryoshya ntiwapfa guhita ubimenya, kandi amagambo aryoshye akunda kukubwira niyo atuma guhuma ku buryo utabasha guhita umenya ngo ugwana. Niba usanga akunze kuvuguruzanya n'ibintu uvuga, ahisha ibintu bimwe na bimwe cyangwa se atavuga ukuri mu buryo bugaragara ngo yerure, ibyo ni ibimenyetso by'uko uyu muntu atakwitayeho cyangwa se ataguha umwanya bihagije. Urukundo rw'ukuri rwubaka ku cyizere cyangwa se rwubaka ku bwizeranye hagati y'abakundanye. Yo kukwizera cyangwa se kukwizerana kudahari, urukundo rugenda ruhera ndetse rusenyuka gake gake, haba ku magambo ndetse no ku dukorwa duto just bikazarangira nta rukundo rugihari. Rimwe na rimwe ugasanga umwe aharwariyemo na depression. Ikintu cya gatanu, ahinduka iyo ari kumwe n'abandi. Umuntu uzakwereka ko agukunze muri mwenyine, just akakwita, akaguha umwanya, akakwereka ko uri uwa mbere, uri uw'agaciro, yagera mu bandi ukabona ahise ahinduka nk'ibicu, muhunge wiruke, uwo ngo ni mubi cyane, urwo nta rukundo rurimo. Aharinga konke cyangwa se aharinga agire icyo agukuraho, even more ugize icyo ubona aragukunda cyane, but igihe wabuze icyo kintu cyangwa se igihe utagifite icyo kintu, azagunga cyangwa se azashaka abandi bafite ibindi bintu wowe mu gihe utakigifite. Yo umuntu muri mwenyine ushobora kukwereka ko agukunze, ariko yaba ari kumwe n'abandi, inshuti ze, abantu mubanye cyangwa se abandi bantu bafite umubanyo, agagerageza kukwereka ko atakwitayeho. Ibi biba bigaragaza ko nta rukundo kandi atifuza ko mwagirana nyine umubano umenyekana, just nyine atari proud yawe nyine tu, ukabona nyine ntago yishimiye kuba ari kumwe nawe ndetse ari muri mu bandi, ariko mwaba muri mwenyine ukabona ko afite urukundo wagira ngo ewe wagira ngo ni urukundo nyine rumurimo rwandanje just, ariko yagera mu bandi ukabona ko rwa rukundo nyine rusa nk'urugabanutse. Ikintu cya gatandatu, nyine akurikirana inyungu ze gusa, ntago abareba inyungu za mwese. Ese wari wumva wa muntu nyine uba ubayeho ameze nka parasite, cyangwa se wa muntu ubayeho asa nk'uwonka umuntu, ku buryo ikintu cyose aba ashaka gukora cyangwa se aba ashaka kugeraho ahita avuga ngo uyu muntu niwe ndagisaba, ibintu byose ukabona niwe uri kukonga nyine just nta kintu we yakumarira. Abahungu bari mu rukundo cyangwa abahungu bashaka urukundo, ingeso ya mbere bagaragaho cyangwa se ikintu cya mbere bagaragaza ni ukwita ku mukobwa cyangwa se uwo bashaka urukundo ku rwego rurenze, ku buryo n'iyo ikintu umuntu yaba ashoboye kukikorera, just urugero ikintu kijyanye n'amafaranga, kameme uwo muhungu aba adashaka ko akora ku mafaranga ye, ahubwo agerageze byose nyine abishyire mu biganza bye, ibintu byose uwo mukobwa akeneye. None ibyo bintu birakira bikaba akamenyero, kugira aho umukobwa iyo yagukunze pe, ikintu cya mbere akugaragariza niyo uri kumwitaho bishoboka, nawe agerageza muri ibyo bihe wakoresheje amafaranga ya consuminga, just depense zose ari uzishyiraho, nawe igihe kimwe nawe akagerageza gufata izo task, nawe akavuga ngo uyu muntu reka mwiteho, mugaragarize urukundo ko nanjye mu gihe nta kintu afite, cyangwa se mu gihe yaba yaraburije muri make cyangwa nawe yaba nta kintu afite, kameme nanjye mu gihe nafite ikintu hari icyo nakora, uruhare rwanjye rukenewe kugira ngo urukundo rwubakike. Ese igihe umukeneye aritaba cyangwa se avuga ko ahuze, uwo muntu ntabwo agukunze, ariko iyo hari icyo agukeneyeho ahita agaragara nyine aba present just nk'umuntu nyine uhora nta kintu afite cyo gukora, ahubwo uhora ahari nyine. Niba umubona mu gihe afite icyo agukeneyeho cyangwa se agaragara mu gihe afite icyo agukeneyeho, muhunge. Mu gihe ufite icyo umukeneyeho ugasanga ntagaragara cyangwa se afite impamvu zirenga ibihumbi zo kuba atabonana nawe cyangwa se zo kuba aguha umwanya udahagije. Ikintu cya gatanu nacyo ukwiye kwitondera kigaragaza ko umuntu ari mu rukundo rwa manuma, cyangwa se uwo mukobwa ari kukuryarya ari kukubeshya, ugomba guhita ubivamo vuba wiruka, akubwira amagambo aryoshye gusa iyo hari icyo agukeneyeho. Kameme nta muntu uzakubwira ngo uri mwiza akurate cyangwa just avuge ngo hari icyo uzageraho, muri cya gihe abona ko nta kintu kirenze umurusha cyangwa se nta kintu wamugezaho, uwo muntu uzabigukora
azaba atagukunda. Ariko mu gihe agukunze, mu gihe cyose waba umaze nyine n'igihe atakintu ari kukwaka, nyine ahora ajya amagambo yisubiramo yo kukubwira neza, yo kukubwira ibyiza. Ariko mu gihe yabonye icyo akeneye agahita abona arahindutse, just ntabwo ari kukwitaho nk'uko yari asanzwe kwitaho, menya ko uwo muntu nta rukundo agufitiye, uhita umenya icyo ukora nk'umuntu nawe. Hari abakobwa bazi gukina ku marangamutima y'abasore, just wagira ngo baremewe gukina nayo, bakamubwira amagambo meza gusa, kandi bakaba bazi amagambo ameze nk'intege nke kuri uwo muntu, ku buryo iyo yamubwiye nta kintu yashobora guhakana, just ibintu byose yahita abikora bari kubusaba. Iyo bashaka ko abakorera ikintu runaka, hari ukuntu bivugisha cyangwa se just bahinijwe, ibintu byose ukumva nyine no mu mivugire bahindutse. Niba ubona umuntu akubwira inshuti gusa hari icyo agukeneye, agaragaza urukundo hari icyo agukeneye, kandi nyuma yaho agahita agenda cyangwa se akagaragaza ibindi bimenyetso bitari urukundo rukomeye, menya ko urwo rukundo nta rw'ukuri rurimo, kandi urwo rukundo just ari manuma. Umenye icyo gukora, icyo wakora mu gihe wahuye n'ibintu cyangwa se hagaragara ibi bimenyetso byose, uba ugomba guhita umenya icyo gukora. Niyo mpamvu tugiye kureba namwe ikintu cyose umuntu wese agomba guhita akora kugira ngo yirinde kuzagira depression cyangwa se igikomere cy'umutima yatewe n'undi muntu, kandi isi igizwe n'abantu. Uwo muntu wamubura hakaza undi kandi ugushimisha kurusha undi. Niyo mpamvu ugomba guhita umenya icyo wakora. Niba ubonye ibimenyetso mu mubano wawe cyangwa se umuntu wifuza kuzagirana umubano ukomeye nawe, gerageza kugira umwanzuro mwiza ufatika, just ube umuntu w'umugabo. Ushobora kuganira nawe mugasobanukirwa neza nimba ari urukundo rwanyu cyangwa ari ikindi kibazo gihari, cyangwa niba ubona bidashoboka mugafata umwanzuro, icyemezo cyo gukomeza ubuzima. Buri wese akamenya uko abayeho, cyangwa se nimba umuntu abayeho ashingiye ku rundi, just ukuri kukajya ahagaragara, ko urukundo nyarwo rugaragara mu bikorwa, si mu magambo gusa. Wowe twari ku mwaka kanya kugeza aka kanya uri uw'agaciro. Niba tumbebanye ibi bintu, just gerageza kubihindura, kandi icyemezo cyawe gende gutya, kandi ubikore nk'umuntu nyine wise kamye, nyine umuntu usobanutse. Ntabwo abantu bose bize aribo basobanutse, usanga n'abantu babize just ari injiji nyine kamye. Mari gusa n'umusaza yavuze ngo abantu bari kwiga nabo basohoka ari injiji, ku buryo usanga umuntu utarize arusha ubwenge umuntu wize nyine. Mpamvu bwanga ari ibintu byinshi wakora, waba warize waba utarize, kandi bikaba ari ibintu bigaragara ko umuntu usobanutse kabisa, umuntu uzi ubwenge. Ari ibi bintu nyine by'ubwenge tuba tugenda tumenya, kandi byose ukabikorana mu kinyabupfura, discipline imbere cyane, ibintu bisobanutse. Menya ko wakoze subscribe, comment kuri ingenzi, like kuri iyi video, kandi tuze kubana no bindi biganiro by'ubwenge. Hano niho bizajya bibera, niho tutuntu tw'ubwenge tuzatunyura. Ciao ciao.